uko naje mbona hari icyagabanitseho ugomba kugiramo uruhare kugira ngo ukire vuba. Nanjye ndabyifuza rwose urumva nakubwira ngo niba barambujije inzoga nari banayingura iteretse aho nyireke urumva ibindi byaba bindyohe kugira ngo utego nabi sigavuga ngo ndakomeza ndasaba abamarayika kugira gusa ngo bakomeze bamfashe ngire kwizera kandi ngo bangabanyirize n'uburyo byateye ubundi muntu banga bwabo byose niyemeje kuzabireka kandi natangiye kubireka nta n'ibyo nkoresha. Kongeye kubaha ikaze inshuti b'Ijwi ry'Abarangi TV. Uyu ni umwanya tujye kubagezaho ubuhamya bw'umusaza Bahizi. Aratubwira uko abarangi bamwakiriye muri ino minsi ahamaze. Tubibutsa ko uko yaje arembye ubu ngubu we yivugira ko amaze koroherwa ariko abarangi bakaba bakimukurikirana mu burwayi bwe. Reka tumukurikire tangira mutwibwira hanyuma se mwafashwe ryari urwaye bwanyu bwatangiye ryari? Gahize ritari ikarongi isita Kigarama. Uburwayi bwanyu bwatangiye ryari? Bwari uburwayi bumeze gute? Uburwayi ni ukuribwa mu maguru kazamuka kagera mu itako. Hanyuma ni gute rero waje kumenya abarangi nuko wahageze? Nari nivugiye hirya no hino byanze ubwo nyine umuhungu wageze akundangira ko hano Kigali hari abarangi bahavurira. Hanyuma rero ukurikije uko waje nuko umeze ubu ubona bihagaze bite? Nkurikije uko naje mbona hari icyagabanitseho. Gute? Uburibwe ntibukiri cyane nk'uko bwanjyana. Mu barangi harimo bimwe mu byo banga cyane cyane bakavuga ati nimba utugannye uje kwivuza icyo usabwa ni ukureka ikibi n'igisa nacyo. Iyo nzira ko igora abantu benshi wowe wayitangiye ute, imeze ite? Kuva bambwira ibyo banga batemera mu buganga bwabo byose niyemeje kuzabireka kandi natangiye kubireka nta n'ibyo nkoresha. Mu busanzwe inzoga n'ibi n'amatungo atatuye ibyo byose rero ntabwo mbikoresha kuva babindi. Yego, hari muri bwa burwayi bwawe igihe wari urwaye waganye ayahe mavuriro? Ngiye mu mavuriro ya kizungu no mu mavuriro ya kinyarwanda. Hanyuma haba mu kizungu bakubwiye iki? Mu kizungu bamaga imiti ariko ntibikiri. Kinyarwanda hari abanje kujya banyirohereza ariko ntibyakomeza ngo bikire burundu. Muri ya miti rero hari imiti bashobora kuba baraguhaye. Iyo niyo navugaga nyine ko nataha nkagenda nkayikuramo nkayijugunya. Hari udutuwenda twaba tugihari nshobora gusakasaka nkajugunya. Nemera kuyitungira kuyikoresha. Hanyuma ubona ubuvuzi bwabo buhagaze bute wowe wabamenye wahageze? Nkurikije na benshi bagaragara ko bavuwe numva mbashima cyane mu buvuzi bavuza. Hanyuma ko ari ugushidikanya kwa bamwe muri cya gihe baba bagana abarangi, wowe wabibwiwe nande ko bavura? Nabibwiwe n'umuhungu wanjye uba hano i Kigali. Akubwira ko azakujyana he? Azanjyana mu barangi. Uhageze ku munsi wa mbere bakubwiye iki? Umunsi wa mbere nyine baransuzumye bambwira ko niba namwaba kukitwa inzoga ngireka, niba nambyaga ingurube inkwavu mbireka nabireka, basanga ndetse bimwe n'ubundi ntabikoresha. Bambwira ko n'imiti nyine y'ikinyarwanda y'abapfumu baba baragiye bambuza naba mfite mu nzu nazayijugunya. Kugeza ubu rero muri ubu buvuzi buri gukorerwa ubona buhagaze bute? Ni iki usaba kugira ngo abamarayika bakomeze gukora imirimo? Ndasaba abamarayika kugira gusa ngo bakomeze bamfashe ngire kwizera kandi ngo bangabanyirize n'uburyo byateye ubundi mu mubiri.
ugereranyije noneho uburyaryate kwa kundi wararaga mu ijoro babara utaka n'ubu ngubu amagengaye urumva ufite icyizere kingana gite? ko mfite icyizere ko uretse iyo mvuye hano kuvurwa ariho ngera muhira wenda bikanira umwanya muto ariko nyuma bikaza kuva. hanyuma kugenda wagendaga bigenze bite none uri kugenda? njya kuza ahubwo no kugenda sinabishoboraga nabaga muhira gusa hiryamira cyangwa kwicara nk'akanya gato. none ubu nabonye insindagira nkaba nagenda nko muri metero nk'icumi wenda nta kiri mu kundi none karabusa. ese ubona ubwo burwayi bwawe bukomoka ku ki? iyo utekereje hari abavuga ko abenshi baza kwivuza bavuga ko bikomoka kuri za karande, wowe ubona bikomoka nkurikije wansuzumye ntibambwiye kuko musuzumye no kubwira uburwayi nkurikije uko mwansuzumye bambwiye ko wenda kera batabashobora kuba baratekeraga bakaba ari za nyabingi banteza mu miryango yacu wenda yabigiterekera. hanyuma ukabona ibyo bintu uzabirwanya ukabishobora? urumva baratekeraga kandi mu miryango iwanyu hari abagiterekera? sinabizi genda navutse data tagitekera niba ndatekeraga mbere ariko ibyo simbizi sinanabikora. abona aho ngeze hasi bwo najya kwiga guterekera. oya ntago wabyiga ukuze ariko ndavuga nti mu miryango sinamenya ngo ubikora n'indi naba nkubishye. hari ubijyana ku mugaragaro se ko babigira ibanga. hanyuma ku munsi wa mbere uhagera barakuvuye bakubwiye ngo iki? nyine nubwo basuzumye ngo yakora inka za nyabingi bashobora kuba banteza mu miryango abaterekera none zikaba arizo kenshi zishaka kuba zimerera nabi. nyine banyereka ko nyabingi kenshi bazohereza mu bantu banywa inzoga ziva muri ibyo bintu nyine Imana itemera mbyirinze nkicunya n'iyo miti y'abapfumu bagiye bama. hari abapfumu ndetse bambwiye ko nyine ashobora kuba bahabwa impano ariko bamwe ntibakoresha impano bagashaka kwihahira gusa. ibyo rero numva ko ambwira ko ngomba kubareka abo bose yizera ko abarangi bazamvura kandi n'ubu nkaba bafite ibyiringiro. hari abantu benshi binanira cyane kwihanganira kureka agacupa akavuga ati sinaryama ntagasomye niko kampa ibitotsi. n'abakunda inyama nyine bavuga ati n'inyama sinayera ariko gihe byoroshye rwose ibyo kubireka. muri iyi minsi umaze akabyeri urabona imbaraga zo kuba warakaretse n'ubu ngubu bigikomeje? nta nubwo nanayitekereza ubu byaranangiye n'ubundi namaze igihe ntanayinywa nuko ari nkaho narinje nk'umushyitsi bakavuga ngo teka tupfe bapfe gukama. nshaka kunywa nk'ubashye n'ukanguriye ariko nta mutima cyane ndarikira kuri ibyo binyobwa. nanisanzwe na protestante nayo ntiyemeye ko muzoka. hanyuma urasaba iki abarangi abamarayika by'umwihariko muri iki gihe bari kukuvura? icyo nabasaba ni ukugumireza bakansengera cyane muri ubu gihe bavura n'abamarayika kandi nanjye ngasaba kugira ngo mbasabira n'abarangi kugira ngo ububasha bafite Imana ikomeze kubakomereza. uruhare rwawe urabona ruruhe muri imivurirwe yawe kugira ngo bizagende neza bazishimire ko nawe wabumviye? uruhare rwanjye ni ukureka ibintu byose bambwiye by'imiziro baziririza nanjye nkabiziririza nk'uko babiziririza kandi nkajya nanjye nsaba Imana kugira ngo ibadufashe nanjye mfashe. ubona ari izihe mbogamizi rero zihari kugeza aya masaha twa tuntu tukiri mu rugo twa tundi two mu bapfumu tutara mu rugo ndi kure niyo mpamvu ndi gusaba nyine ngo ntahe njye kutuvanamo natwo twe gukomeza kubimbagamiza. kuko urumva nimba bakubwira ngo mu gihe uri kuvurwa ibyo bintu byose ugomba kuba wakiranutse nabyo. twari twanavuganye n'ubundi sinakubwiye ko nimba naratashye neza ubu rero ndavandireka ko umusaza namubonye reka nze none nsige aderese neza
noneho bahembwa hagati wenda ubwo twakubonye twaba maze iminsi unaza twanagufasha uri mu rugo ariko biriya bintu byose bikagenda bikavaho. Yego, ubu urumva ufite umutima wo kugenda inzu ukayeza rwose nkayisaka karagize hari nkaba nakazi ubundi we yambwiye ngo nshobora no kumutelefona nkamubaza wo bafite ububasha bwo kureba nyine niba ukambwira muti hari icyo tubona gisigaye byose ugapfuka wa kera. ndavuga ubwo mbere bintangira gufatwa n'ibyo bintu niyo mpamvu nangaga kujya mu kinyarwanda vuba ngo ni ikizungu ubwo nagiye kujya mu kinyarwanda nari mu kizungu imiti yahitwa kuri Ngoma niba ujya wumva ni ibitaro bikomeye nabyo. Yego, ubwo bampaga imiti yose bagenda banyandikira y'intuza kugeza ubwo isa naho bayihetuye iyo bageze yose bampa ordinance yahitwa ku Kibuye kugura imiti nayo bayimayereka abantu bakambwira bati ntavuga ati ibintu bandeze bituma nicaye nta bindya naryama ntihagire ikindya ntabwo ari byo n'ibibazo ati bashobora kuguhinda gutyo kugira ngo utagira icyo wimarira ubwo ntibaba bakwishe nabi cyane. ubwo no kujya mu kinyarwanda n'icyo ushobora kuguha nabaje guhamagara umunyamashengesho arambwira ati dore n'ibintu baguteze amaze kubimbwira nibwo natangiye kwivuza mu kinyarwanda ugatandukana nabyo kujugunya mu musarani. Nibwo buzima nta kindi ko nimba bari kukuvura nawe ugomba kugiramo uruhare kugira ngo ukire vuba. Nanjye ndabyifuza rwose urumva nakubwira ngo niba barambugije inzoga nari banayinguriye iteretse aho nyireke urumva ibindi byaba bindyoheye kugira ngo utego nabi sigavuga ngo ndakomeza. Hanyuma rero tugana ku musozo w'iki kiganiro twagiranye, niki ushimira muri ino minsi umaze uvurwa? Bose ndabashimira uburyo bamfashije mu buryo banyakiriye kandi nkaba naraje niringira ko bagomba kumfasha bakaba baramfashije n'uyu munsi wa none nkaba mbasha gusindagira kuruta uko naje meze aba ndimwo noroherwa nkaba nizera yuko n'ibindi byose bisigaye bizashiramo n'ubu babaye bwose buzarangira. Uzabwira iki rero abo usanze muhira babonye ugenda ucumbagira bakabona ugarutse wigenza? Nzababwira nta handi mwabonera ubuvuzi uretse mu Barangi kuko n'abandi bose bari barananiwe none dore benshi bazi nuko nagiye banzanira abavuzi hirya no hino ntabwo nigeze njya najyaga hirya mu gihe kubaza umuvuzi ahubwo bamunzaniraga mu rugo. Hanyuma se tugiye kuri cya kindi cy'abapfumu bari bafitiye icyashara babashyiraga utwo dufaranga babashyiraga n'ibindi bagusaba bo hagati yawe na bya biganiro biraza kugenda bite? Bwira umurangi biraza kugenda bite hagati yanjye n'abarangi rwose ndumva navuze ngo nimara gukira nzaza gutanga ishimwe. Ndimo ndavuga abapfumu bo ntaho tuzongera guhurira bavuga ati bimeze bite ko bambaza iki se ko nyine bananiwe ntawananze uruhande azi ko ntacyo yamanye ubwo ndaba nuko bamagana n'uwazana amwamagana warangiye hanyuma njya kwivuza bariya bo ntaho twakongera guhurira ko nta mupfumu nakongera guhamagara ngo ntazamvure kandi mfite uwamvuye. Turagushimiye rero ku kiganiro cyiza uduhaye. Nanjye ndabashimiye cyane rwose Imana ikomeze ibahe imbaraga.